Humura yaje kubona ko kumva akababaro n'agahinda kundi cyangwa kwishyira mu mwanya wundi nka Mahoro uri mu bibazo ntabwo ari ibintu byoroshye. Urugero, uko Humura yumvaga amakuru kuri radio yitwa France Info, yaje kumva akababaro k'abakozi ba resitora umuvugizi wabo yakomozagaho. Ati, ku mpamvu y'icyorezo cya COVID-19, imishinga n'ubuzima bw'imiryango buri mu kaga abayobozi badashobora kumva. Arakomeza ati, bashoboye kumva ako kaga mu gihe imishahara yabo yahagaritswe, bityo bagakoza intoki ku bibazo by'ingutu birebana n'ubuzima tubayemo. Uwo muvugizi yashimangiraga ko leta y'Ubufaransa itumva kandi ntibone ibibazo byugarije imiryango y'abakozi. Ntibyatinze, iyo nzira igana akababaro n'ibibazo mugenzi wacu ashobora guhura nabyo, Humura yaje kuyikozaho intoki. Byamugendekeye gutya mu gihe yari arimo kureba akavideo yari yoherejwe kuri WhatsApp. Yagize agahinda kenshi, amarira atemba ku matama. Ako kavideo kerekanaga umwana w'imyaka 10. Uko yageraga ku ishuri buri gihe akererewe, yarakubitwaga. Umunsi umwe, mwarimu aza guhura n'uwo mwana uko yari aherekeje umubyeyi we wamugaye amusunika mu kagare. Mwarimu yahise amenya impamvu umwana agera ku ishuri akererewe. Mwarimu aza kwakira umwana yakererewe nanone. Umwana atega ibiganza ategereje ko mwarimu amukubita nk'uko bisanzwe. Mwarimu arapfukama, afata ibiganza by'umwana, arabisoma, amarira atemba ku matama. Ako kababaro n'agahinda n'ibibazo nibyo abaturage bo muri Kangondo bamaze imyaka babayemo. Muhoza yateze amatwi ababyeyi bati, turi mu karengane, nta buvugizi, twifuza kumenyesha akarengane dukorerwa kakajya mu mateka yo gusenyera abaturage. Abo babyeyi ni Nzaboninka Jean Pierre, Roseline, Ihorahabona Jean de Dieu, Kabanyana Asinati, Sabimana Fideli, Uwineza Biberata n'abandi. Barakomeza bati, tubyiruka batubwiraga ko leta ari umubyeyi, kandi umubyeyi arebera umwana, ariko urebye ibintu leta iri kudukorera ntabwo ikiri umubyeyi, ahubwo yabaye umubyeyi w'umushoramari kubera ari we bari guha agaciro. Bati leta yaje itubwira umushinga ugiye gukorerwa hano, ko hari umushoramari ugiye kutwimura, ko hafi hano hagiye kunyura umuhanda. Hejuru y'umuhanda abaturage barimo kwirukanwa mu mitungo yabo. Bagakomeza bati, nta kintu leta iri kutumarira. Iyo urebye amategeko y'u Rwanda ubona ari meza, ariko uburyo ashyirwa mu bikorwa mu by'ukuri biteye agahinda. Ayo mategeko ntacyo atumariye. Kumva inzego ni izina, nta nzego zihari. Muribonera namwe igisubizo zaduhaye. Twibaza niba inteko ikiri ijwi rya rubanda,
ikabona akarengane dukorerwa ntigire ikintu ikoraho. Abadepite baha ntabwo batora amategeko arengera abaturage, n'Uwiteka uzaturengera. Ariko twatewe isoni na leta yirirwa idukangurira ngo tubeho neza, ikatwereka imihanda na za etaje na za convention, basenya convention zacu hano. Ikintu cyatubabaje cyane, bagomba kumenya ko hano hari convention zacu nta wazisenya tureba. Turimo guterwa ubwoba, turi abaturage, ariko ureba imbunda zidukikije, abapolisi, abayobozi na za manpower. Covid mbi ni inzara, cyangwa se Covid mbi ni ukubura aho kuba wari uhafite. Mama Kabanyana Asinati yarahetse agahinja. Ati, dutuye Kangondo imyaka 21, none leta iraje ngo hirika inzu yawe ugende. Mfite abana 5, wenda umugabo yarantaye, imvura iragwa, abana n'imisonga, abantu turara ku musozi, turiyorosa amabati twakuye ku nzu zacu. Umubyeyi ihora habona Jean de Dieu nawe ati, ngiye kugira imyaka 45, ibintu nashatse mfite imyaka 20, uraje urabisenye. Ubuzima bw'u Rwanda nta buzima bukirimo, bigaragarira buri wese. Nta kazi, ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro. Nta maboko yo gusenya nabona, cyakora amaboko yo kubaka yo ndayafite. Bo bafite amaboko yo gusenya, bazaze babisenye. Amatindo yubaka nandasenya, kandahesha senya, aharutayubaka. Mu mirimo yacu mubyo tuvuga harimo amatindo, mu ntoki zacu n'icyo tuzikoresha harimo. Kandiga burya gusenya si ukwitwaza itindo gusa, kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi. Ntimukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, icengezemo na bagenzi bawe bose. Abakuru n'abatoya twisungane, dusangire byose kuri iyi si. Dutoza abato ubwitonzi, be kwitaza abakene ngo barandate abakire. Yo 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 yo, kimbagira wamenye kw'isi ari icumbi.
yagendaga n'amatindo gusa ntacyo yari ibaye cyangwa se yajyaga kuzaba iyaba imitima yacu itabagamo gutembana kandi tugatemba dushaka kwikirira ukorera kwikirira harusha itindo gusenya niriye tindo ryarusha ishari ryacu gucara iki gikoresho utakimba mu bikoresho byamaze rubanda yo 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 kimagira wowe wamenye kwiza ari icumbi kimagira wowe wamenye kwiza ari icumbi iriye tindo ryarusha iryo faranga kumara abantu icyo kimara icyamariye abenshi ku icumu kigahitana nyakamwe kikamuheze piriya by'intango y'akangara tindo benshi bahorana ishoka kiyatambuka amabwire no kutivuguruza nguwo buhiri bwa pfundo ryanimbura abantu akaba rumaze iminsi rwa shingiro ry'akarengane umuturanyi w'akabarwanga umubyeyi wawe akaba rugomo rwamaze dore kimbagira wowe wamenye kwisa ari icumbi utarima n'inyundo ntibizi kurimbura ururimi rw'ubugome rwibisha byombi ariko wowe wamenye ko isi ari icumbi Imana izabiguhembera